Iri ni itangazo riturutse by'umwihariko mu biro by'umugore wa Paul Kagame, Jeannette Kagame. Ngira ngo muzi neza ko uyu mugore ariwe by'umwihariko uharanira amajyambere ndetse akaba ahagarariye n'abagore mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugore rero yasohoye itangazo by'umwihariko rireba urubyiruko rw'abakobwa rurangije kwiga, aho yabagiraga inama zigiye zitandukanye ndetse akaba yanabifurizaga kuba ba inyangamugayo. Rimwe rero muri mu matangazo yasohoye harimo itangazo by'umwihariko yagiraga ibintu abisabira ndetse n'ibyo yabagiragamo inama, ku buryo usanga nyine ngo ari ibintu byazabafasha kubaka ejo habo hazaza. Wakibaza ngo iryo tangazo rikubiyemo ibiki? Reka tubisome turebe ngo iri tangazo Jeannette Kagame ni izihe nama, ni izihe mpanuro yaherezaga urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abakobwa. Iri tangazo ryasohotse kuri uyu wa 29 z'ukwa karindwi 2025, aho yarisohoye ahagana hafi isaa 7 z'ijoro, avuga ko abagomba nyine abamukurikira bose bagomba kuzinduka baribona mu gitondo kugira ngo baze no kubwira abandi. Iri tangazo yasohoye uraza kurisangamo impanuro nyinshi ndetse n'ibimeze k'ubuhanuzi nyine abagenda abwira abakobwa by'umwihariko, kuko ibiri gusohora cyangwa se ibyo turi kugenda tubona ku rubyiruko by'umwihariko abanyeshuri bari kurangiza kwiga, ibyo bari kujya bakora byo ni agahomamunwa kubera kurangiza ntibabone akazi. Reka ngo ikaze kuri ino YouTube channel Rwanda Room TV, kore subscribe nge tujye kubona ndi isa muri gusoma rino tangazo ndetse nanjye uhora gutegura ndetse nkanakugezaho amakuru menshi ugenda umenya y'ibyabaye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rero umugore wa Perezida Paul Kagame yasohoye yabwiraga urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda ko ikintu cya mbere bagomba gukora ari ugushyira imbaraga mu kwihangira umurimo, aho kugira ngo barangize kwiga bajye mu bintu by'umwihariko bishobora kuba byabangiriza ubuzima. Mbere na mbere avuga ko muri kino gihe abakobwa benshi bafite ingeso mbi zo kuba banywa amayoga ku rwego ruhambaye. Nk'urugero yitangiye yavuze ko we mu buzima bwe atajya akoze ikintu cyitwa inzoga mu kanwa ke, kuko ibyo zikora n'abazinywa n'ubundi ntacyo zabagejejeho, kandi kuko wanareba hirya no hino ugasanga abantu banywa inzoga nta kintu zabagejejeho, by'umwihariko nk'abagore usanga icyo zibahemba ari ukubasenyera ingo, abagabo nuko, ahubwo ugasanga ingo zabo zaradindiye. Ariko we mu byo yasohoye muri no tangazo yavuze ko ikintu cya mbere urubyiruko rugomba kwirinda by'umwihariko ari ukuba bakishora mu biyobyabwenge, kuko kwishora mu biyobyabwenge nicyo kintu cya mbere kinatuma abo bahura nabo bagenda bafatirana, ugasanga banakoresheje ibyo bintu by'ubusambanyi batanabishaka, ahubwo bitwaje ko babaguriye inzoga. Ugasanga nyine umukobwa kugira ngo atekereze ikindi kintu yakora umunsi ku munsi ni ukuba yanywa inzoga, nta kindi kintu na kimwe yitayeho usibye kuba yumva ko kuba yanyweye inzoga nyine ari byo bintu bimuhagije. Ugasanga aho kugira ngo yiteze imbere, agahinda ahora atera ababyeyi be ntikagira ingano, ubwiwe ahorana depression yo kuvuga ngo inzoga ndazikura he, uyu munsi ndanywera he, ndasohokera he, ese ni bande bari bungurire, abenjije amafaranga. Ugasanga nyine aho kugira ngo atekereze ku kintu yakora cyamuteza imbere, icyazi ni abinjije amafaranga, ni abakoreye amafaranga, we ubwe ntanashaka no kumenya aho yakura ayiwe mafaranga. Basi nazajye nazinywa, azajye aba ari we uzikoreye, cyangwa se aba ari we uziguriye, nyine amere nyine nk'uwikoreye inzira agomba kunyuzamo ayo mafaranga kugira ngo ayabone, abashe kuba yakigura izo nzoga, ahubwo akabura ategereje ko ari abandi bantu atazi aba atabikije amafaranga bagomba kuzimugurira, kuko byanze bikunze niba umukobwa nyine ukanywa inzoga y'umuntu cyangwa se umuntu akakugura inzoga, haba hari igitambo cy'ibyo uba ugomba kumwishyura, kandi kuko nyine bari nta n'ibyo, ntabwo umuntu nyine yakirirwa avunika ashaka amafaranga ye utegereze yuko uri buze kuza kuyaryaho gutyo gusa bira mupangu, nurangiza ngo wicumukire wigendere. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo ababwiraga abwira urubyiruko rw'abakobwa mu gihugu cy'u Rwanda ngo bibemo, bagerageze bashake ibyo bakora nyuma y'uko barangije kwiga. Basi niyo utanabona ku kazi, ariko wijya kwisebya cyangwa usebya umuryango wawe wirirwa unywera inzoga ku karubanda, kuko ibi ngibi ntacyo byagejeje ku bazinywa. Reka ngushimire ko muri kino kiganiro twabanye ndi Isa kuri Rwanda Room TV. Kora subscribe tujye tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.